banyarwandakazi banyarwanda bayoboke b'ishyaka ryacu namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje. Uyu munsi ni ku itariki 4 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2020. Mukaba nyine mwumva radio Ishakwe n'ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muri iki kiganiro mugezwaho nanjye Gusangukura, turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana. Ndagira ngo mufungurire mikoro banze numve niba tumwumva neza, hanyuma dukomeze ikiganiro. Dr. Nkiko Nsengimana, uranyumva neza? Turacyamutegereje gatoya. Ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ngaruka za coronavirus mu Rwanda, cyangwa se za virusi ya corona mu Rwanda, n'ukuntu zizahindura igihugu burundu. Ndagira ngo muri iki kiganiro tuze gusesengura neza, turebe koko ingaruka z'iki cyorezo ku gihugu cy'u Rwanda no ku Banyarwanda. Iyo umuntu avuga ku gihugu cy'u Rwanda no ku Banyarwanda, turavuga haba ari kuri politiki y'igihugu, haba ari isano abaturage abatuye igihugu bafitanye n'ubutegetsi bw'igitugu buhari, haba ari ku bukungu bw'igihugu, haba ari ku mibanire hagati y'abantu. Iki cyorezo kizahindura byinshi ku isi hose, kizahindura byinshi. Mu Rwanda ntabwo ariho hazasigara, kandi biragaragara ko byatangiye no guhinduka mu Rwanda. Icyo navuga nuko izi ngaruka nyine byanze bikunze nk'uko zatangiye kugaragara mu bihugu byinshi, no mu Rwanda zizahagera, kandi n'ibimenyetso byinshi birahari. Mu isi yose kugeza uyu munsi itariki 4 Mata umwaka wa 2020, abanduye virusi ya corona bamaze kurenga miliyoni n'ibihumbi 100. Hamaze gupfa abarenga ibihumbi 155. Mu Rwanda imibare bemera ni y'abarwayi 90, ariko ingamba zafashwe zituma gushidikanya kuri iyo mibare byiyongera. Hakaba na ririya shyano ry'urukingo bagiye gutera abaturage kandi rutujuje ubuziranenge nk'uko amategeko mpuzamahanga mu bushakashatsi abiteganya. Mu kiganiro twakoze muri iki cyumweru turimo wa kabiri, muri icyo kiganiro twaganiriye na Dr. Theogene Rudasingwa dusesengura ibyerekeranye n'uru rukingo, ukuntu urukingo rutarasuzumwa, rutigeze rukorerwa ubushakashatsi mu buryo busanzwe ngo bahere ku nyamaswa ubundi basanzwe basuzumiraho inkingo. Twerekana ukuntu bagiye huti guhita batangira ku Banyarwanda, bityo bakaba nta garanti n'imwe bafite yuko Abanyarwanda bazahabwa uru rukingo bazarokoka. Kikaba ari ikintu gikomeye cyane. Icyo rero twakivuzeho ubushize mu kiganiro twakoze, tuvuga kandi ko twiteguye kuzahangana n'iki kibazo, tukazahangana nacyo haba mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu cya Amerika, aho iriya sosiyete ya Leaf Pharmaceuticals ari nayo ishaka kugerageza urwo rukingo ku Banyarwanda. Twavuze ko tuzabikora, kandi ndetse ntitwanazuyaje amabaruwa yo guhagarika ibyo bintu kubitambamira. Twarayanditse, yarakwirakwijwe hirya no hino. Amabaruwa yagenewe inzego zibishinzwe muri Amerika, inzego zicunga amasosiyete, inzego zireba ibyerekeranye no kugerageza imiti n'inkingo, kuzigerageza ku bantu. Abo bose barandikiwe, ndetse n'inzego mpuzamahanga zarabimenyeshejwe. Ni ukuvuga rero ko iki kintu tuzagikomeza kugeza igihe urwo rukingo, gahunda bari bafite yo kugira ngo bajye kurugerageza ku Banyarwanda, aho barugerageje ku Bisimba, kugira ngo iyo gahunda ihagarare. Urukingo niba bafite ubuhanga bwo kurukora, bemere barunyuze mu nzira ingingo zinyuramo. Bakora urukingo barugeragereze muri za laboratwari nk'uko bisanzwe, bagerageze ku nyamaswa, bahera ubundi ku mbeba bakagenda bazamuka. Noneho ibyo babikore bakurikije amategeko mpuzamahanga, babone kugerageza izo nkingo ku bantu, ku Banyarwanda. Icyo kandi nacyo gisaba yuko Abanyarwanda bageragezwaho urwo rukingo, abazageragerezwaho urwo rukingo bagomba kubimenyeshwa, bakabijyamo babishaka, basobanukiwe na buri cyose, kandi banabwiwe n'ingaruka zishoboka, ndetse hagiyeho n'amatsinda
ashinzwe gukurikirana ibyo bintu uko bikorwa, harimo abahanga kabuhariwe bazwi muri ibyo ngibyo, muri ubwo bushakashatsi, ku buryo bashobora kubakurikirana, ndetse hakaba n'ingwate, hakaba ndetse na za garanti z'uko abazagira ingorane ziturutse kuri urwo rukingo, abazagira ibyuririzi biturutse kuri urwo rukingo bazitabwaho, bazahabwa mbese ingurane zijyanye n'ibyuririzi bashobora guhura nabyo. Bityo tukaba tuvuga yuko urukingo ruhubukiweho tutazarwemera, tuzarurwanya mpaka iyo gahunda ihagaze. Ingaruka z'iki cyorezo rero zirakomeye ku isi yose, kandi zizarushaho igihe kizarangirira tureba amatongo kizasiga. Mu Rwanda ni ukwitegura ko zahinduka byinshi bishobora gutuma n'abaturage batinyuka igisuti cy'ingoma y'igitugu kubera inzara n'ivangura. Muri iki kiganiro turaza kwerekana ko hamwe na hamwe abaturage batangiye guhagarara imbere y'abashinzwe umutekano n'abandi, cyangwa se n'imbere y'ubutegetsi bubegereye, bavuga bati aho kwicwa no guhezwa mu nzu, aho kwicwa n'inzara, tuzapfa turi hanze. Twitegure rero igihugu gishya. Hari abatabona ko kwivumbagatanya kw'abaturage gushoboka ku ngoma y'igitugu ya FPR-DMI Kagame. Ibyabaye mu gihugu cya Rumaniya, ubwo abaturage bahagurukaga bakajya kwirukanira umwicanyi ruharwa Nicolae Ceausescu muri 1989, ni isomo rikomeye tugomba kuzirikana. Muri iki kiganiro nk'uko nababwiye, turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize inama nkuru y'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, nanjye Siberi Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, ni nanjye kandi ukibagezaho. Nagira ngo nongere ndebe niba Dr. Nkiko Nsengimana yashoboye kwinjira muri studio. Nkiko Nsengimana, uranyumva? Ndakumva. Ngewe uranyumva? Noneho ndakumva neza cyane, nari nakubuze rwose, byari byanyoye. Ushobora gusuhuza abatwumva noneho tugakomeza ikiganiro. Okay, urakoze cyane ubwo kuba unyakiriye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze abatwumva, bumva radiyo y'Ishakwe, abanyarwanda muri rusange n'abakunda u Rwanda, kugira ngo muri iki kiganiro turebe ingingo tubasobanurira, abantu bashobore kumva ibintu birimo gukorwa byerekeye biriya bintu bya coronavirusi birimo gukorwa mu Rwanda, kugira ngo abantu bagire igitekerezo nabo tukisangire. Ubwo nizeye ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane rero Dr. Nkiko Nsengimana. Ngira ngo abakumenyereye kuri iyi radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, noneho bagize amahirwe yo kubonana none. Nari nasobanuye nyine yuko ndibaza ko wari ufite ibibazo bya tekinike, ugomba kuba utanyumvaga icyo gihe. Nasobanuriye abatwumva yuko mu by'ukuri utari umuntu mushya muri ibi bintu, nyine muri ibintu turiho tuvuga. Navuze ko mu by'ukuri uri umuhanga mu bya politiki, ukaba uri umwe mu basesenguzi bakomeye ba politiki yo mu Rwanda, yo mu karere, niyo ku isi. Tukaba kandi tuza kuganira nyine ku bijyanye n'ingaruka z'iki cyorezo cya virusi ya korona, ingaruka haba ku isi haba no mu Rwanda, n'ukuntu tubona zishobora kuzahindura igihugu burundu, bityo n'abaturage ubwabo kubera inzara n'ivangura bakaba bashobora ndetse kuva muri bwa bwoba bari bafite, bwa bwoba baterwa n'ingoma y'igitugu. Noneho abaturage bakavuga bati ibi ngibi ntabwo byakomeza. Ariko mbere yo kugira ngo dukomeze, nagira ngo ubanze ubwira abatwumva aho mu gihugu cy'Ubusuwisi icyorezo cya coronavirusi gihagaze gito. Hano mu Busuwisi ibintu bimeze nabi cyane. Ubu tumaze kugira abantu 20,000 bafashwe. Rwose iyo ubanza usanga ahubwo igihugu cy'Ubusuwisi ari icya 10 mu kuba gifite umubare w'abafashwe n'ikiriya cyorezo.
hamaze gupfa abantu 641 uyu munsi. Mu kanya niho rwose bamaze kutubwira uko imibare yifashe. Aho icyakora biragaragara ko n'umuntu upfuye umwe nyine biba bikabije, ariko iyo ugereranyije n'ibihugu tujya kungana, tuvuge nk'Ububiligi cyangwa nk'Ubuholandi, dufite nyine abantu bishwe na coronavirus 641, ariko nko mu Bubiligi hamaze gupfa abantu hafi 1,300, 1,283. Mu Buholandi hamaze gupfa abantu 1,656. Murumva rero yuko uko byifashe nabi, ku buryo ntabwo twari twamenya neza rwose igihe tuzavuga yuko dutangiye umurongo utangiye kugabanuka cyangwa se uhagaze muri makeya. Mbese muri iyi minsi urabona abantu bafatwa bakomeza kwiyongera. Nari navuze yuko nyine iki cyorezo abanduye ku isi yose bamaze kurenga 1,000,000 hakaba hamaze gupfa abarenga 155,000. hanyuma ugasanga igihugu cya mbere gifite abanduye benshi cyane ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze kugera mu bihumbi, ubwo nigeze kureba kare bari bageze mu bihumbi 280. Ndibuka uwa kabiri w'iki cyumweru, uyu munsi turi ku wa gatandatu, uwa kabiri w'iki cyumweru dukora ikiganiro, twasanze icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarwayi bari bageze ku bihumbi 140. Bikaba bigaragara ko mu minsi ine gusa bikubye kabiri. Mu gihugu cy'Ubutaliyani icyo gihe mbere yaho gato twavuga ko bari barishwe n'icyo cyorezo, bari bamaze kugera mu bihumbi 7, ku buryo mu minsi mike cyane bari bamaze kugera mu bihumbi 12 birenga. Ni ukuvuga rero ko ubukana bw'iki cyorezo, nubwo hamwe na hamwe bariho bavuga ko izi ngamba zafashwe zo gushyira abantu mu kato, gushyira uturere mu kato, kugabanya ibintu byo kugenderana no gukorera mu biro, kugabanya ko abantu bahurira ahantu rusange, nubwo abantu bavuga ko ibyo bimenyetso nako ibyo byemezo biriho bituma icyorezo kigenda kigabanuka, ikigaragara ni uko ubukana bukomeza kwiyongera. Bamwe bakavuga bati ariko impamvu ubukana bugaragara gutyo, abarwayi hakagaragara benshi kurushaho, ni uko hari abantu baba baranduye batazi ko banduye, bityo indwara igihe imara mu mubiri mbere y'uko iserura ikajya hanze, iki kikaba ari igihe nyine abantu baba bari aho ngaho bazi ko ari bazima nta kibazo bafite, kandi mu by'ukuri barwaye, mbese iyo virusi yarabagezeho ndetse nabo bariho bayihererekanya n'abandi kandi batabizi. Nagira ngo rero muri iki kiganiro dukore ubu busesenguzi koko bw'ukuntu iki cyorezo kimeze n'ingaruka zacyo. Nkaba ngira ngo ntatinze nguhe ijambo Dr. Nkiko Nsengimana udusesengurire ingaruka z'iki cyorezo, nitujya yenda ku isi, nitujya mu Rwanda, ubwo turaza kwifashisha namwe mu majwi y'abaturage bariho bagira icyo bavuga kuri ibi bibazo. Ijambo ni ryawe Dr. Nkiko Nsengimana. Urakoze cyane. Ubwo nyine uragira ngo duhere ku ngaruka, ku kibazo cy'ingaruka mu mahanga. Iki kiganiro rwose ni wowe mutumire mukuru, ndumva watubwira uko ikiganiro wumva mbese uko wasesengura iyi ngingo, cyane cyane ko icyo tuza gutindaho cyane n'ingaruka za virusi ya korona ku isi no mu Rwanda, n'ukuntu bigaragara ko zizahindura igihugu burundu. Bityo rero niba uri bubanze kudusesengura uko giteye, noneho ubundi ugakomereza ku ngaruka, ibyo rwose ijambo ni ryawe. Urakoze cyane, kuko ibi bintu birimo kuba ni ibintu bikomeye cyane. Yenda ntagiye muri byinshi cyane,
navuga yuko iki cyorezo kiriho si icya mbere. Twagize ikindi cyorezo cy'ubukungu mu mwaka w'ibihumbi 2008. Iki rero uzi ukuntu amabanki yari agiye gusandara yose, mbese noneho n'ubukungu bw'isi rwose bwifashe nabi. Ibyo bintu twabimaze mu myaka myinshi cyane kugira ngo byongere ku ubukungu bw'isi bwongere buzamuke. Aho butangiriye kuzamukira rero none hituyemo icyo cyorezo cya coronavirus. Nacyo murumva ni amabanki y'abantu bifite nibo bateye icyo kibazo, cyangwa abakire bose, abantu bafite umutungo ku isi yose nibo bateye icyo kibazo cyo mu bihumbi 2008. N'iki rero cya coronavirus cy'ibihumbi 2020 ni bamwe nabo nanone abantu bake bakize bafite umutungo ku isi yose birirwa bagenda mu madege hirya y'ino, ku buryo ubona yuko iki kibazo giterwa n'uko kugenda hirya hino, biterwa n'uko bafite ibintu hirya hino, mbese ukabona uko babikurikiye ibyo bintu byabo hirya hino, niko bagenda banduza abantu. Ikibazo rero ubwo ni icya kabiri nanone cyerekana ko abantu bashinzwe kuyobora ubukungu bw'isi bakize cyane ubu ngubu barimo kugenda badushyira mu mahano akomeye cyane. Mbese nanone murabona ibintu bya ba mukerarugendo, abantu bari bamenyereye cyane cyane nyine binaha cyangwa muri Amerika n'iki bajya mu bihugu byose by'isi, niho izo ndwara ziza zikaza nk'icyorezo nk'icyo niho bituruka. Murumva rero yuko hari ikibazo gikomeye cyerekana uko abantu bafite ubukungu bakize, bafite ubukungu barema, mbese bameze nk'abaremye isi ubu ngubu, ibibazo barimo kudushyiramo bikomeye. Ikindi cya kabiri navugamo ni uko ubu harimo umaze kuvuga abantu bamaze gupfa, uko bamaze kungana ni benshi cyane. Nabo wanavuze burya ushatse wabakuba nka kabiri cyangwa gatatu, kuko nk'igihugu cya Amerika abantu baho abenshi, hari abantu benshi batagira ikintu cyitwa ubwishingizi. Hari abantu benshi rero ubwo badashobora no kugera mu bitaro kuko bazi ko batabitaho. Abo rero baragenda bagapfira hirya hino, bakavuga ko bishwe n'izindi ndwara cyangwa ntibanabimenye gusa, ariko ubwo coronavirus niyo ibica. Bigaragara ko rero nanone mvuga nti abapfa ubu ngubu ni ukubongera no ku bandi bapfa buri gihe, kuko iyo ubirebye politiki yabaye iriho yerekeye ubuzima, abantu abo byo bikomerezwa bikize bifite umutungo urenze ibihugu rwose by'isi byinshi, bagize ubuzima babugize nk'aho ari ikintu kigurishwa nk'ibindi. Bituma rero abantu babura imiti. Ubu tumaze igihe, nawe yenda mu gihugu cyanyu wenda byifashe, sinzi niba ari abakapitalisite cyangwa abantuza babikora, ariko mu bihugu byose haje ibintu byo kuvuga ngo bazirike umukanda mu bitaro, baza bagasanga ibitaro ngo hari igitanda kimwe kitariho umuntu urwaye, bati ni byinshi, bati mufunge ibitanda mu bigabanye. Mbese habura ibikoresho, habura imiti, habura mbese kwita koko ku kintu cy'ubuzima bw'abantu, ku buryo mvuga rero ndavuga nti uretse abapfa ba coronavirus, n'abandi bapfa kubera kubura kuvurwa neza, kubera kubura imiti n'ibiki byose, kubera yuko ibitaro urabona bagiye basa naho babona nkaho ari ikintu ngo gitera ibibazo, gituma ngo hatangwa amafaranga menshi. Bibagirwa yuko inshingano ya mbere y'igihugu ni umutekano. Umutekano wa mbere rero, burya umutekano ntabwo ari ukuvuga ngo
ifite abapolisi n'abasirikare ngo barandinze ubusugire bw'ubuzima bwanjye ni byiza, ariko impamvu abantu baba mu gihugu nicyo nanone ni uko uba uzi yuko ubuzima bwawe buzitabwaho. Ubuzima rero ni ikintu gikomeye cyane ku buryo cyagiye gishyirwa ku ruhande, ukabona yuko ari ikibazo gikomeye kizongera kizagaruka, n'ibi nitubivamo icyo kibazo kizongera kivugwe. Ndumva hari ibibazo byinshi rwose biri imbere. Ikindi, iki cyorezo kibaye gishobora kongera kuko cyabaye nyine, icyatumye kiba kizatuma n'ikindi kiba. Ubwo se bizagenda gute niba hatabaye rwose kongera gutekereza imikorere y'ubukungu bw'isi, imikorere y'abantu bake bafite umutungo urenze w'ibihugu byinshi, mbese ureba basigaye bayobora leta, bafite ubutegetsi bwinshi kurusha za leta nyinshi, bizagenda gute? Icyo kibazo rero kizongera kibe niba kibaye nta bisubizo bishatswe. Urabona mu bihugu hirya hino, kuva muri Amerika numvise ngo hari ibihumbi 2 ya miliyari barimo gusohora ngo ubukungu bwongere buterane. Mbese ukabona ni nkaho bagira ngo bati ibi bintu bibaye twebwe vuba ntihagire ikibazo kiba ngo bagire ikibazo babaza, nibyo byaba byiza. Ukabona barimo kwirukanka bavuga ngo mbese babikize vuba ubukungu bw'igihugu bwongere bugende. Nyamara siko bizagenda kuko iyi cyorezo nigishira, uretse ko kinahishe n'ibibazo by'ubukungu biriho. Ni ukuvuga rero ko yuko hazaba ibibazo bikomeye, bivuga yuko abantu bagomba kongera kubitekereza. Bishoboka bite kubona mu bitaro, ubu ibitaro inaha ngaha, ukabona abantu indwara nk'iyi ngiyi ziri ibyorezo nk'ibi ngibi n'ibintu ibihugu by'inaha bizi ko biriho. Hari na za n'amasosiyete na za laboratwari zikomeye ziga ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo binarenze n'ibyo duhura nabyo ubu ngubu. Ugasanga ikintu nk'icyo kirabaye, wabonye ko ikintu cyangombwa abantu ikintu cyabuze ni kumenya niba abantu barwaye. Bishoboka bite ko igihugu kigira abantu bangana kuriya, kigira abakungu bangana kuriya, ariko indwara yaza ibipimisho bikabura? Ntabwo byumvikana ukuntu abantu babura bya bindi byita masike, sinzi ikinyarwanda cyabyo neza, sinzi ukuntu nakivuga. Masike ni ikintu cyagombye guhoraho, ariko hari ibihugu bimwe na bimwe twagiye twumva ngo ahubwo ngo barazitwitse, ngo bagize gute n'ibindi. Ukibaza rero uti ntabwo dushobora kugira ubuzima masike. Turiya tuntu abaganga bambara n'abantu bo kwa muganga bikingiriza amazuru. Sinzi izina rya Kinyarwanda, bashyira ku rubuga rwose kugira ngo badahumana. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ejo icyo kibazo kizongera kibazwe. Ntabwo abantu bavuga ngo bagiye kongera ngo kuzamura ubukungu bw'igihugu, ibibazo bikomeye nk'ibyo ngibyo bidakemuwe. Icyo kibazo rero
hari ikibazo nyine cyerekeye sisitemu tubamo igomba kuzasubiza n'abayiyobora kuzasubiza ibyo bibazo. Bishoboka bite ko ubu ngubu mbese no muri rusange atari n'ubuzima bwa buri munsi n'ibikorwa ujya kugura akantu kugira ngo ako kantu kazarangire ukumva kwirukansa ibihugu nka 60 kugira ngo karangire gakoze kubera ko baba birukankira ngo aho bigura bikeya aho bigura makeya noneho ukabona mu bihe nk'ibi kandi ibihe bikomeye nk'ibi niho igihugu kigomba kwerekana yuko gifite nyine ari igihugu kiramira abacyo. Ugasanga rero nk'ubu ari ubwo butemere uvuga twavuze ari ibyo bintu bipima ari imashini zo guhumekeramo, ahubwo amahirwe twagize nuko Ubushinwa bwabisohotsemo busa naho burimo kubisohokamo vuba. Mbese ubu ko ari bwo burimo gutanga byose, iyo nabo baba bameze gutyo, bameze nk'ibyo bihugu by'inaha ngaha, ubu abantu baba bageze hehe? Abantu baba bapfa nk'ubushwiriri biteye ubwoba. Icyo ni ikibazo rero kizabazwa cy'uruhare ni ubuhe bukungu igihugu cyose kigomba kugira, bugomba kuba umwihariko wa buri gihugu. Ibintu byerekeye bijyanye n'ubuganga ni ibintu buri gihugu bwagombye kugira ubukungu, ibikorwa za entreprise ziriho mbere na mbere icyo ngizo mbese rwose hafi zose icyo kibazo kireba ubuzima abantu bakaba bakigengaho. Ikintu kireba ibyo kurya inaha ngaha uko bibaye twagomba kuzabitorera, bari buvuga ngo inyama zo mu Busuwisi zirahenda, ngo hari abo bantu nyine b'ibiherwe bavuga ngo bajye bazivana muri Brazil na za Argentine ngo biza birabira. Aha, reba ibintu nk'ibi ngibi urabona ko haje hongeye kuba inkiko rwose z'ibihugu zongeye kuvuka n'iki. Abahinzi b'inaha n'aborozi b'inaha, cyane cyane mvuge aborozi yenda kuko ari byo nari mvuze inyama, aborozi b'inaha nibavaho hakaba ikintu nk'iki, abantu bazarya iki? Kandi babonye ko inaha ngaha barya inyama kurusha ibiryo bisanzwe, nubwo bitera ibibazo uko biri kose, ariko urabibona yuko ibintu byerekeye ubuzima, ibintu byerekeye ibyo kurya ni ibintu igihugu kigomba kuba gifite. Ibintu byerekeye uburezi ni ibintu igihugu kigomba kuba gifite umutungo wihariye, ndetse byaba ngombwa bikajya mu maboko ya leta aho bishoboka ko bijya mu maboko ya leta. Ibi bintu turimo by'ibitaro burimo kugenda bashaka kugenda bya leta bagenda babibuza uburyo bakavuga ngo nibigurwe, icyo kibazo kizasubirwaho uko mbona yuko no muri za entreprise zerekeye ibintu byerekeye ubuvuzi, byerekeye ibintu by'ibiribwa n'ibindi byinshi ubu ngubu wabonaga bikinagira hirya hino, icyo kibazo kizongera kibarwe, abantu bavuge bati ntibishoboka, ntabwo dushongera kongera kugira gutya. Ikindi kibazo ni icyerekeye ibidukikije. Biragaragara yuko ibyo bintu bikorwa byose byonona ibidukikije. Nagusetsa nkubwira yuko ubu iyo ariko nawe warabibonye muri iki gihe urebye hanze ubona imigezi, imigezi isigaye, amazi asigaye ari meza kubera nyine ko nta kintu kigikorwa. Inyoni zaragarutse, umwuka urahumeka nubwo tubuza kujya hanze, umwuka usigaye ari mwiza, urusaku rw'imodoka rwaragabanutse. Mbese ubona ibidukikije muri rusange byifashe neza. Byahise mbese bifata umwanya
wabyo aho twe dufungiwe mu mazu, nk'aho bitubwira biti bantu mutariho twe twakomeza kubaho. Biratubwira ngo umuntu si ngombwa kubaho ku isi n'ibyaremwe byose, nitwe dukeneye isi, si yo idukeneye. Icyo kintu rero kikerekana yuko ibintu birimo gukorwa. Urabona nk'aho muri Brazil ishyamba rya Amazoni, umuntu uriyo perezida waho rwose yabihaye abantu b'abaherwe ngo batemagure baritwike bagira gute, kandi bifite ibintu byinshi bituma ibihe byacu bigenda gutya. Ubwo rero biragaragara yuko nanone mu kintu cyerekeye ibidukikije ejo bundi kizongera kibarwe, kugira ngo abantu bo kujya bavuga ngo ibintu bagiye kujya bikorera hirya hino kure, ibintu byinshi bikorerwe mu gihugu hagati cyangwa hafi, kandi mbese wa mugani ibidukikije byongere bigira agaciro. Urabona nk'iyi miti, hari nk'imiti myinshi ya kinyarwanda yahozeho, ariko ubu ngubu yarasenyutse kubera nyine wa mugani gutura nabi, kubera nyine yuko abantu bakeka yuko isi bagomba kuyigarura uko bashaka, bakayikora uko bashaka, kandi twebwe tuba ku isi ntabwo ariyo itubamo uko mbivuga. Aho hantu rero hari ikibazo gikomeye cyerekeye ubukungu bw'ibihugu uko bigomba kugenda. Ni iki kizongera kikagira uruhare rukomeye. Ibyo bintu bizongera bivugwe, ibintu bizongera bivugwe by'uruhare rwa leta. Nanone uruhare rwa leta nyine, noneho leta ifite uruhe ruhare? Uruhare rwa leta ni umutekano. Birasa naho nsubira mu byo navugaga mbere, ariko umutekano nk'uko nabivugaga ntabwo umutekano wo kuvuga ngo ni ubusugire bw'ubuzima, ni ukutagira ngo ubuzima bwawe buhohoterwe, n'ibyo ibyo cyangwa igihugu giterwa. Ibyo ni ibintu ubona ingabo, abapolisi n'abaki bose n'ubucamanza busa naho bishyigikira, ariko nta mutekano urimo igihe uhagarariye aho ngaho. Umutekano rero uzaba ari uko ikintu cyerekeye ubuhinzi, ikintu cyerekeye ubuzima, ikintu cyerekeye uburezi, nazo ari inshingano y'umutekano w'igihugu n'uw'abaturage. Iki kibazo rero kizagaruka. Ikindi kibazo kizagaruka navuga ni hari za entreprise ubu zagiye ziba iza leta, nk'iza electricité uzi ko bagiye babyigarurira, izo gutumanaho, iz'amazi n'ibiki. Nkeka ko bigaragara yuko uwari umutungo rusange mu gihe kiri imbere hazaba ibibazo hirya hino, bazabikemura ku buryo butari bumwe, ariko ko abantu bongera bagashobora, ko ibihugu byongera bikongera bikisubiza uwo mutungo, ndetse nkavuga nti na leta bizashoboka. Natangiye kumva mu gihugu umuntu atakekaga nk'Ubudage barimo kuvuga ahubwo ibigo bimwe babigira ibya leta. Uzi ukuntu bavuga ngo leta n'imbi n'ibiki byose, none barimo kuvuga bati tufate za entreprise tubona zikomeye nk'iya transport imeze gutya, ikora ibintu n'ibi tubona ko bikomeye, tuyigire iya leta kugira ngo itazahubanganywa n'ibyorezo nk'ibi, cyangwa se no kwikinira urusimbi kw'abaherwe. Ikindi navuga yenda nkaba ngarukiye nk'aho ku byerekeye ubukungu, biragaragara yuko iki kibazo cy'imyenda ibi bihugu bifite byari bitangiye no kugira bigaragara, tuvuge nk'amasosiyete ya electricité y'Abanyamerika
ya peteroli na kombabare ya peteroli irimo gushaka peteroli mu bintu rwose bibi rwose by'ibihu bituma n'ubutaka buhumana, bifite imyenda iteye ubwoba. Ubu peteroli yaraguye, uzi ko iri muri za 25 ahubwo yenda ngo na 30, ariko biriya ibyo binombe byabo iyo bigiye munsi y'amadolari 50 kuri barili nyine biba bitangiye guhomba. Shyiraho rero n'imyenda irenze za miliyari zirenze 100 n'iki bafite, ukibaza bizagenda gute ubu iyi myenda iziyongera ku yindi, ibyo bintu bizongera bigende gute? Muri make yenda mu rwego rw'ubukungu nabamvuze ibyo, ariko nanone mu mvuge gakeya mu byerekeye imiyoborere y'isi hazahinduka ibintu byinshi cyane nanone, nk'uko biragaragara yuko nk'uko nabivuze mbere, urabona ko Ubushinwa bugeze ahantu aribwo bwonyine bushobora kuvuga biti mubuze iki ngiki turakibahaye. Bari nk'Amerika yari imaze igihe ikiyenzaho ikibuza epfo na ruguru ngo ibintu byabo bakazamura amahoro bakabigira ibi n'ibi. None aho ibihugu byose muri iki cyorezo, Ubushinwa nibwo burimo gutanga iyo miti, nibwo burimo gutanga izo za mu mashini, ibyo bipimo n'ibiki. Ahubwo mu bisekeje urabona nko mu Butaliyani cyangwa se no wanza no mu Espanye n'iki, ibihugu byo mu Burayi ntabwo byigeze wahoze uvuga abantu babirwayemo rwose bateye inkeke barenze 100,000, muri Espanye 125, no mu Butaliyani 124 gutyo. Hapfuye abantu buri gihugu yenda kiri ku bantu 11,000 cyangwa 15. Ubushinwa mbese yenda n'Uburusi na Cuba nibyo birimo gufasha ibyo bihugu. Ubwo birerekana rero yuko ejo bazishyura uko kubafasha bakorewe, ntabwo bazongera kuvuga ngo ikintu ni Igishinwa n'ibiki n'ibiki. Abashinwa rero urabona yuko kigiye noneho rwose kuba igihugu gikomeye ku isi. Noneho n'Abanyamerika birumvikana kuko bafite byinshi. Uburayi sinzi uko bizagenda. Uburayi hagati aha ngaha bushobora rwose no gusandagurika byashoboka, kubera yuko urabona n'ibi barimo byo kuvuga ngo bashora imari hirya hino, bananiwe kugira ikintu bashyira hamwe bavuga bati iki cyazamura ubukungu bwa buri wese. Nk'Ubutaliyani bukeneye ubushobozi burenze ubwo bushobora kwishakira, ntacyo bamariye Ubutaliyani, na n'ubu ntacyo bari babuha wa mugani ngo bushobore kwiyubaka. Aho hantu rero muri make urabona yuko isi igiye izaba ishiraniro hagati y'Ubushinwa n'Abanyamerika. Ubwo mvuze Uburayi, ubwo na Afurika niko bizagenda birumvikana. Afurika nayo buriya uretse ko politiki Abanyafurika nabo ubwabo barimo kwikorera bishobora gusandaza ibihugu, ariko nanone ubu noneho ubushyamirane buzagaragara ku buryo bugaragara hagati y'Ubushinwa na Amerika. Ubushyamirane bushobora kuzana ibintu bikomeyemo n'intambara n'iki byose. Yenda nabandekeye aho ngaho kugira ngo nawe niba hari icyo wakongeraho ukacyongeraho, cyangwa se hari ikintu ushaka kumbaza ukawambaza, nagira ngo usubize ijambo muvandimwe Musangamfura. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana kuri ubu busesenguzi.
umaze kuzenguruka rwose kandi uzenguruka werekana mu nzego zose, mu nzego zinyuranye ingaruka z'iki cyorezo cya virusi ya korona. Werekanye mu rwego rw'ubukungu, urwego rwa politiki, urwego rw'ibidukikije, urwego rw'imibanire y'abaturage n'ibindi. Ndumva wabivuze neza. Yenda akantu kamwe mutwo navugaho ni hariya wavuze uti ibidukikije ubu ngubu byongeye gusa naho bisugira bigasagamba kubera ko abantu babyangizaga, mbese ibi byo kuvuga ko abantu baguma iwabo cyangwa abantu bakagenda ari uko bibaye ngombwa, kuko biriho biratuma ibintu byangirikaga hirya uko abantu birirwaga bazenguruka hirya no hino, bigaragara ko biriho bigenda mbese bisubirana. Nk'urugero, mu Butaliyani hari ahantu hajya ba mukerarugendo benshi cyane, ni za miliyoni nyinshi cyane ku mwaka. Twavuga nko mu mujyi wa Venice cyangwa se Venise mu Gifaransa. Aho ngaho cyane cyane hafi y'aho bita Place Saint-Marc, mu kuvuga ni nk'urubuga, ni nk'ahantu bavuga hubatse ndetse n'aho bihitiriwe Mutagatifu Mariko, hakaba hubatse mu za katedrali zikomeye cyane. Aho ngaho imigezi yaho cyangwa se hari amazi abazenguruka aho ngaho mu mujyi hirya no hino, ku buryo ayo mazi yari yarahinduye ibara ari nk'ikiziba rwose, kubera harimo amato, harimo twato duto dutwara abakerarugendo magana. Ibyo bintu barabihagaritse. Ikintu cyaje kubatangaza ni uko ya mazi yari ameze nk'ikiziba, ubu ngubu n'amazi yongeye mbese kumera nk'amazi mazima, ku buryo umuntu arebamo, guhagarutsemo n'amafi, ku buryo na za nyoni zizo zikurikiranye amafi nazo zirahagaragara ubu ngubu. Bityo rero bikaba bigaragara ko abantu wa mugani iki cyorezo nikimara gutambuka hari byinshi bazabona ko, kubera ko cyane cyane hari ukuntu abantu baze bakabona nk'ayo mazi aba ari ahantu asa nabi, hari ukuntu asa nabi bagakeka ko iteka ryose yasaga nabi igihe cyose. Noneho uko abantu bagenda, uko mbese abana bakura bagakura bazi ko ayo mazi aba ari mabi, abo babyaye nabo bagakura bazi ko ayo mazi ari mabi, bagakeka ko ari uko nguko byari bimeze kuva na kera. Ariko ubu ngubu babona ko mu by'ukuri ari abantu bayanduza nyine akamera nabi gutyo. Ako ni kamwe nari mvuze yenda kugira ngo nerekane yuko koko hari ibintu biro bihinduka, kandi bihinduka vuba, bizagaragara nyuma y'iki cyorezo. Ariko yenda ibyo ni ibihinduka bigana heza, hari n'ibihinduka rero bigana hafi byinshi cyane. Hari aho wavuze uti Ubushinwa bwaratabaye, buratabara ku buryo ibihugu byinshi muri iki cyorezo iyo bitagira inkunga z'Ubushinwa byari kuzahara cyane. Natanga nk'urugero rukomeye cyane mu Butaliyani, aho rwose Ubushinwa bwohereje indege, bakohereza na bya bindi bya byuma byo guhumekeramo, byo kongerera umwuka abantu bananiwe guhumeka, bohereza turiya dutemeri tw'utuyungirizo dupfuka umunwa n'amazuru, bohereza n'abaganga baza kubafasha. Koko ibyo bintu bimaze kuza nibwo mu Butaliyani bashoboye kugira mbese kuramira abantu benshi kurusha abo baramiraga. Ariko nanone ntabwo byatumye imibare y'icyo cyorezo ihagarara. Nagira ngo yenda mu ncamake nongere nibutsa abantu bakurikira kino kiganiro ukuntu nyine ibyo ikibazo cya virusi ya korona giteye ku isi, ko abantu bamaze gufatwa ubu ngubu bamaze kurenga miliyoni n'ibihumbi 200,000, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine 305, muri Espanye 124, muri Itali 124, mu Budage 905, mu Bufaransa 89, mu Bushinwa 81. Abo bo mu Bushinwa ni nabo bavugwaga mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri barerekana ko ngo kuva nko mu kwezi kose hiyongereho nk'abantu nka 19 mu bantu banduye. Muri Iran 55,000, mu Bwongereza 41,000, muri Turukiya 23, mu Busuwisi koko ni 20
na magana atanu, ubwo ni ibihumbi 20,500. bakerekana rero ko ngo abapfuye abenshi nyine ni mu Butaliyani 15,500, hagakurikiraho Espanye 11,700, hagakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika 8,300. kandi twibutse ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki cyorezo mu by'ukuri cyatangiye kuhavugwa muri uku kwezi kwa gatatu, muri uku kwezi kwa Werurwe, bikaba byumvikana rero ko umuvuduko gifite ari munini cyane. Ikindi ariko abantu batajya bavuga, iyo tuvuga n'iyo mibare yose umuntu aribaza atari ko iyo mibare yavuye mu bantu bapimwe bangana iki, hapimwa bangana iki, kuko hari igihe abantu bashobora kwibeshya ko abaturage bose baba barapimwe noneho hakaba hasigaye iyo mibare yindi ikaba ariyo yonyine y'abantu banduye. ko muri Leta Zunze Ubumwe ni igihugu gituwe n'abaturage barenze 350,000,000 niba ntibeshye, abantu bapimwe bose hamwe ni 1,000,000 n'igice kuri 330,000,000. bikaba rero byumvikana ko iyo 1,000,000 n'igice yapimwe kuri 330,000,000 biterekana ko ari ishusho nyakuri y'abantu banduye muri icyo gihugu. muri Espanye abapimwe bose hamwe ni 355,000, hakabonekamo abarwayi abanduye 125,000. ni ukuvuga mu by'ukuri ni nk'icya gatatu cy'abapimwe. mu Butaliyani hapimwa abantu 657, hagaragaramo nyine abanduye 124. igihugu kindi cyapimye benshi ni mu Budage hafi 1,000,000, ariko nanone ugereranije n'abaturage b'icyo gihugu nyine urumva ko abapimwa ari bake cyane. reka turebe nko mu Busuwisi imibare bavuga y'abantu bamaze gupimwa uko bangana, yenda nabyo byatanga ikindi gitekerezo. barerekana ko mu Busuwisi abantu bamaze gupimwa ari abantu 153. hakaba haragaragayemo nyine abahuye n'iyi virusi 20,000. Ndagira nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement. muri iki kiganiro tukaba turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana, ni umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka, hakabamo na Sisiberi Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. iki kiganiro twabagejejeho uyu munsi ku itariki 4 Mata umwaka wa 2020, gifite inyito ingaruka za coronavirus mu Rwanda zizahindura igihugu burundu. Nkiko yaramaze gusobanura ingaruka uko zigenda zigaragara hirya no hino ku isi. nagira ngo mubaze niba hari icyo ashaka kongeraho mbere y'uko tujya dusesengura mu Rwanda uko byifashe n'icyo abantu bakwiye kwitega muri iyi minsi iri imbere. mbere y'uko tujya aho ngaho nagira ngo musubize ijambo ambwire niba hari icyo ashaka kongeraho mu busesenguzi yaramaze gukora. Dr. Nkiko Nsengimana. urakoze. ndumva yenda ntiyaba ahagurukira aho ngaho, yenda akantu gatoya navuga ni nyine ibintu byerekeye muri politiki, ingengo y'imari. uzi ko hari itegeko ngo bavuga ngo ntawurenza ngo 3% ngo 3% by'umutungo w'igihugu ngo ashaka ku imyenda PIB 3% bya PIB. ibyo nabyo ni ibintu umuntu yakwibaza aho byaturitse nabyo, kuki 3, kuki 4, kuki 5, kuki se bitaba 10 n'iki. ariko urabona ko iki kintu kirakomeye. cyari ikintu kiriya kigega cy'isi cyo muri Leta Zunze cyitwa FMI, Uburayi n'ibiki rwose ubona byari bihagaze. ariko sinzi impamvu bavuze ngo ni 3 n'iki. ariko ubu noneho babiciyeho bari kuvuga noneho ngo buri gihugu kirimo gukora uko gishaka. etazi imaze gukora 10% buriya binuza bavuze
ngo niba ari ibihumbi 2 bya miliyari bamaze kugera aho ngaho, bararengeje, bari ku 10%. Ubudage bumaze kugera kuri 31%, Ubutaliyani 15%, Espanye 15%, Ubufaransa 14%, Ubwongereza 15%. Bigaragara yuko n'ikintu cyitwa amategeko y'ubukungu abantu bavuga, kubona rwose bigeraho noneho bakavuga ngo barabiturikije byose bakabirenga, byerekana yuko amasomo abantu bagenderagaho bavuga ko ari nk'amasomo matagatifu yose barimo kuyarengaho, bivuga yuko uko yari ariho na mbere bitari byo. Icyo rero murumva yuko abantu iki kibazo nanone cyerekeye uko ibihugu byacu bagiye babigira, urabyibuka ngo mugabanye abakozi, mugire gutya, mugabanye bije y'igihugu n'ibiki, none nabo barimo kubirenga, barimo kubikora. Icyo nanone ni ikintu gikomeye kizongera kugaruka kikabazwa giti, ni gute mwatubwira ngo ntabwo dushobora kwaka umwenda wo gukora deficit budgetaire, mbese ingengo y'imari yuko twavuga duti hari ayo tudafite ariko dushaka kuguza hirya hino, ngo ntiwarenza 3%, kandi bo noneho birimo kugaragara yuko nk'igihugu nk'Ubudage bamugana kigeze kuri 31% cyangwa se 10%, kandi ntaho byari byagera. Urumva rero icyo ni ikindi kibazo nacyo yenda nagira ngo mvuge, cyerekana yuko ziriya za kiriya kigega cy'isi ari cyo bita Banki Mondiale cyangwa kiriya cy'imari ari cyo Fonds Monetaire International, buriya nabyo mu minsi iri imbere ibihugu nk'Abashinwa cyangwa se n'ibihugu bya Afurika niba bibonye abayobozi ba nyabo cyangwa n'ibyo muri Aziya n'Uburusiya n'ibiki byose, buzongera kubaza akamaro ka biriya bigega bya FMI na Banki Mondiale, cyangwa n'ayo mategeko avuga ngo ntimukore ibi ariko twebwe dushobora kubikora. Nako nagira ngo nongereho gusa, yenda ushatse twakomeza tukajya noneho ku kibazo cy'u Rwanda, kuko ubwo n'abanyarwanda benshi n'abarwanashyaka inshuti zacu yenda nicyo bumva bavuga bati se bakivuzeho iki. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Koko reka turebe mu Rwanda uko igifashe. Icyamake ni uko mu Rwanda leta yemera ko abarwayi bamaze kugera kuri 90, ariko ingamba zafashwe zikaba zikarishye cyane, zirakarishye ku buryo ndetse hari abantu bagiye baraswa n'abapolisi ngo nyine bikuye mu kato bashyizwemo na leta. Izo ngamba zirakarishye ku buryo abaturage basa n'abafungiye iwabo, kandi ugasanga mu by'ukuri nk'uko abaturage banabivuga, baravuga bati ni ugukurikiza ibiho bikorwa mu Burayi, kandi hano twebwe ikibazo cyacu kitari kuri urwo rwego, icyacu kidakomeye bigeze aho ngaho. Kandi koko niyo wanigana n'ibyo mu Burayi ikigaragara ni uko iyo nka hano muri Finland, icyo nabonye ni uko bavuga bati abarwayi benshi bari mu gace mu karere kegereye umurwa mukuru w'igihugu, none ako karere kegereye umurwa mukuru w'igihugu niko konyine tugiye gushyira mu kato, ahandi abantu bashobore kuba bakomeza ubuzima yenda birinda nk'uko bagomba kwirinda, ariko nibura ako karere noneho abantu baturutse hirya ntibahinze, kubera ko mu by'ukuri ariho hari ikibazo gikomeye kurusha ahandi. Nko mu Rwanda naho ibyo bavuga by'abantu bafashwe, ariko ikimaze kugaragara ni uko imibare ivuga atari yo nyine, bo bavuga ko abagiye bagaragara bari mu murwa mukuru wa Kigali. Ukibaza impamvu noneho ibyemezo byafashwe bireba igihugu cyose n'ahantu icyo cyorezo kitaragera. Ariko nanone hari amakuru yagaragaje ko nka za Rubavu, ni ukuvuga ku Gisenyi, hari abaturage rero bagenda bafungira
muri stade kubera ko basohotse mu ngo zabo nyine bashaka ibyo kurya. Ugasanga ikibazo cy'inzara ni ikibazo gikomeye cyane. Leta y'u Rwanda isa nkaho ntacyo kiyibwiye. Yego hari politiki ngo yo gutanga utuntu tw'inkunga, utuntu tw'imfashanyo, kandi nabyo uko byatanzwe biratangwa nabi cyane. Mbere ababishinzwe bari bavuze ko ngo bigenewe abantu bakoraga badafite nyine batariho bakora kubera iki kibazo. Noneho ugasanga nanone ba bandi bari basanzwe ari abakene cyangwa se abantu bo mu mujyi babeshwaho no gukora uturimo two hasi cyane tunyuranye, ndavuga yenda nk'abantu bari banyakabyizi benshi. Abo bantu ntibabarwa mu bantu babakora, abo bantu ntibabarwa mu bantu bagomba gufasha. Ababarwa ni abakoreraga za leta, ni abakoreraga leta cyangwa se ibigo bishamikiye kuri leta FPR. Ugasanga rero mfashanyo naho bagerageje kuzitanga ngo bagere no ku baturage, ndavuga mu gace k'umujyi wa Kigali kuko noneho honyine byagiye bigaragara, nabyo ugasanga ngo uko bitangwa rwose ari ibyo mu giti cyane, ari ibintu birimo ikibazo gikomeye. Turaza kugira utuntu dukeya tuza ku tw'amajwi y'abaturage bavuga ikibazo uko bakibona. Ayo majwi turayakesha itangazamakuru cyitwa Ishema TV, cyabitangaje ku itariki 2 Mata mwaka wa 2020, kuvuga mu minsi ishize, kivuga mbese ko abaturage bavuga bati aho kwicwa n'inzara twahitamo kwicwa na korona. Ningi Verdarusi 19 sindi 19 niba ingi 19 mbere aho kugira ngo irware inzara yazigahita kwihutira akaba ari kwica. Nawe ngize ukwica zirwaye ushobora kwica nko kwande baye, ariko se niza n'ubundi mwanga nta kintu kirimo kigeza genda bite. Ese tuvuga abamba barira ari inzara nakora muri gutinya ikintu ubundi rero kuvuga ngo umutekano pesa reka mubwire ubundi twese tugeze kuba n'abayobozi n'ibiki. Ubundi umutekano ababoze tubabona bose sabasore. Impamvu kumva diki cyuma cyawe, impamvu gifite angaha ukavuga ufite umutekano uko abasore baba bariye ariko batariye nawe nta mutekano wafite, nawe nabwo wakijyana. Ujye umutekano wa mbere dore ni muntu uyu wariye umutekano ufite 100%. Agiraga umuntu twibaze ngo niba umuntu afashe umwanzuro wo kurinda abantu coronavirus, nibyo uri kurinda abantu indwara kugira ngo itabica, ariko uri kwirengagiza ko hari ikindi cyorezo kibarimo cyamaze no kubataka, icyorezo cy'inzara. So ni uvuga ngo niba ubarinda icyorezo kitarabageramo kandi hari ikibarimo, ubwo mu mwanzuro wawe ubamariye. Jambo kurya niho guca umugani ku manu, umeze nkaho uri kurota cyangwa uri gutera za ndirimbo za kera. Karahanyuze kubera ko uko bibona nta muntu waba haze ngo ajye kwirirwa arasaragurika ameze nk'utagira ubuzima. Nimba baravuze ngo corona itica abantu, ukaba utegereje noneho kubona umurambo w'inzara kugira ngo noneho ubakemurire cya kibazo, waba uri kurinda abantu byumvikana. Niba udashoboye guha abantu ibyo bakeneye, baha uburenganzira bakeneye. Abantu bajya ahantu bakagombye ko babona ibibatunga ubuzima, mbese bari comfortable. Kubera ko Kigali murabizi n'inzira, urafunze ngo umuntu ntagende, kandi ashobora kuba yaraye kuwa gatandatu buracyataha yaraye muri hoteli. Iyo hoteli afite amafaranga y'ijoro rimwe, ubu ngubu bari kuyishyura iki? Urayimwishyurira kimwe. Kabiri, muri iyi minsi 3 buri wese tuzafungu yenda ukwezi azabe ari ahantu abona ko agomba kumara ukwezi nta kibazo afite. Naho urayifunga umuntu aracyari no mu nzira agenda. Ubwo ngenkeka ko nyuma y'uko umuntu yareba ese ni corona nicyo kibazo cyangwa ikibazo n'abantu cyangwa ikibazo n'inzara, ntabwo turamara kumenya neza ikibazo cyari cyo, kuko twebwe mu ngubu wowe wakirinda ngo icyorezo n'inzara ni wavuga ngo hari ukuntu ndi buyirinde, nawe bavuga ngo corona urayirinda ngo ntuva mu nzu. Inzara noneho uzareke kuva mu nzu ndebe ko itakwita. Inzara nta kindi, nta wundi muti. Umuntu arwaye corona baramufata bakamutwara mu modoka akamujyana ku bitaro akajya kwitabwaho, ariko akarya akitabwaho n'abaganga. Mwe kuba uri mu rugo uri muzima wenda utariye,
ndumva byaba byiza kuri mu utarwaye urwaye inzara sibyo none uri muzima gute kandi urwaye inzara ahubwo barimo barita ku barwayi ba corona bakeya kandi abarwaye inzara ni benshi cyane kandi ni n'abanyarwanda benshi cyane mu gihe abandi barwaye corona bashoboye no kwifasha none abarwaye inzara bo ntibashoboye no kwifasha ubwo urumva ikibazo kiri bashaka buryo ki bakwita ku bantu barwaye inzara icya corona abantu ahangaha bararenga miliyoni none ntabwo babitayeho mu by'ukuri ni ukwigana amahanga ufata imyanzuro n'ingamba ariko mu by'ukuri bigaragara ko bidashoboka bitewe n'ukuntu biba byizweho ntawe wabajije abaturage icyo bakeneye n'uburyo byakabaye ariko Dr Nkiko Nsengimana wumvise uko abaturage bo mu nkengero z'umujyi wa Kigali nyine basobanurana abaturage abanyamakuru babasanze ahantu bari hanze bateze ko hari bavuze ko ari mugomba kuguma mu kato mukaguma mu ngo zanyu mwasohowe n'iki abaturage bati twasohowe n'inzara bati baranavuga bati umutekano wa mbere ni ahangaha ni mu ati agatanga n'ugira ati aba basore bari ahangaha batabonye icyo kurya n'iyo kamera ufite n'ibi byose ntabwo waba ubifite kubera ko umutekano wa mbere ni uko abantu babona icyo barya mu by'ukuri ni ubutumwa bukomeye cyane bw'uko abanyarwanda uko iyi politiki izabicisha inzara hari abazapfa koko ariko birashoboka ko hari n'abandi bashobora guhaguruka bati ntabwo aho kugira ngo twicwe n'inzara reka twicwe n'amasasu ku buryo n'ayo masasu nayo aba yarasa icyo gihe abaturage bose bahagurutse si impamya ko bayarasa nibyo navugaga ko mu gihugu cya Rumaniya hari umunyagitugu kabuhariwe Nicolae Ceausescu abaturage barahaguruka yari afite ingabo zikomeye cyane yari afite ibintu by'abifaru binini cyane rwose byarindaga ingoro ye ariko abaturage baraje barabyurira baratambuka baragenda gusanga mu ngoro aho yari ari muri iki gihe rero koko mu Rwanda ibintu birakomeye ntabwo bikomeye kubera ko yenda abantu bagize ubwandu bw'iyo virusi ya corona kuko na leta y'u Rwanda bivuga bari muri za 90 ibintu bikomeye kubera guheza abantu mu ngo zabo ugakurikiza ibintu nk'uko biriho bikorwa mu bihugu byateye imbere noneho ugaheza abantu mu ngo wowe ntacyo uri gukora cyo kubaramira hari abavuga bati mu Rwanda nyamara muri iyi minsi habonetse ibyo kurya ngo bariho baha abaturage muri aka ka audio maze gushyiramo hari abavuze ngo ni uturo dutatu twifu ngo hari abahaye nk'uturo dutatu twifu birumvikana ko ari ibintu by'ubusabusa mu by'ukuri umuntu atavuga ngo abantu bafashijwe mu buryo bufatika cyangwa bahawe ikintu kizabaramira nibura nk'icyumweru kimwe n'ibyumweru cyangwa n'ukwezi ku buryo rero mu Rwanda ibyemezo bifatwa byirengagiza abaturage usanga mu by'ukuri ibyemezo bifatwa kenshi leta isa n'aho itekereza umujyi wa Kigali nabwo igatekereza abantu bari muri uwo mujyi b'abakire cyangwa se mbese abantu b'abato n'ibingoma bakibagirwa ko uwo mujyi utuwemo n'abandi baturage benshi cyane bakibagirwa ko igihugu cy'u Rwanda atari umujyi wa Kigali gusa ko igihugu ari Kigali nagira ngo ugire icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo by'abaturage noneho tunarebe n'ingaruka z'iki cyorezo ku gihugu cy'u Rwanda icyo bishobora kuzatanga mu minsi iri imbere nari mfite n'andi majwi y'abaturage bavuga ukuntu inkunga iribwa n'abagomba kuyitanga nibazaga yenda ko byaba ari byiza nayo abantu babanje bakayumva noneho tugakomeza kino kiganiro aya majwi nk'uko nabivuze yafashwe n'igitangazamakuru cyitwa Ishema TV ni igitangazamakuru nabonye muri iyi minsi cyegera abaturage cyane kandi kigatangaza n'ibyo bibazo abaturage baba bavuga ni byiza ko ayo majwi asohoka abantu bakamenya mu gihugu uko ibintu byifashe nubwo
n'abantu hari andi makuru bagenda bumva hirya no hino ariko nk'aya ngaya rwose y'abaturage bivugira ibibazo byabo uko bihagaze ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbere y'uko nguha ijambo dufite ibyifuzo Imana twongere mbese tubanze twumve nanone icyo abaturage bavuga kuri iyi nkunga itanga none umuntu akabaza ngo ese ko mwaje kudusenyera mutubwira ko muje kudutabara mukamuje kudutabara ibiza kugira ngo tudapfa none tukaba tugumye mu mazu aho inzara ntabwo izatwikira mu nzu akakubwira ngo atereka ntitwakubyara iri kuvuga ngo ntiyakubyaye naho abayobozi b'amasibo ibyo byageze naho mpura na gitifu w'akagari uwa gitifu w'akagari wacu bimubwira amaso ku maso nabwira bati se gitifu ntawe ufasha bazaduhereza yagiye kunsubiza ngo mwese ibibazo byanyu ngo ni bimwe ntawe ufite ibibazo bisumba iby'undi ibyo narabimubwiye nimara kubimubwira nta kindi yashubije none kugeza iyi saha ntacyo kurya ntacyo kunywa ahubwo abayobozi b'imidugudu n'ab'amasibo bagiye babyitepera mu ngo zabo babidefye mu ngo zabo niba mbyumvise neza hano barabasenge bamaze kubasenyera ubwo mu n'amasibo yanyu bari bayasenye byose barasenye muhita mwimukira ahandi mujya kuba bashya aho mwari mugiye gutura nabwo batarabashyira mu masibo hagiyeho iminsi yo kuguma mu rugo mwari musanzwe mubayeho gute mwari musanzwe mutunzwe n'iki ikintu cyari gitunzwe n'amazu yacu apanga baratwishaga buri kwezi ukajyagwa mwiyo gahunga baha umufuka w'umuceri ukishyuramwo abana ishuri ijambo minervari y'ishuri ibyo mbega byo bidutunze bikimara gusenywa nta kazi ngira ka leta ntabwo ndi umucuruzi sindi umucuruzi nashyizwe mu cyiciro cya gatatu bitewe n'umutungo nari mfite hariya none ubu ntawo ngifite none ubu ndagira imbere y'umuyobozi yabona wiyambariye urukweto wambaye agapataro gasa neza ngo usa neza njye ngibaza se bazajya bafasha abantu basa nabi ese bazajya bafasha abantu uwo muntu utagishobora kurya ibiryo njye nkibaza abantu bazajya bafasha uburyo bameze ndashaka kukubaza nyuma y'uko aka kato kabaye k'iminsi yo kuba tutari gusohoka mu rugo iyo gahunda muri kubahiriza ntabwo wayubahiriza ushoboye kuko wenda uyubahiriza kuba warengwa akagari kawe ntabwo duhora tubuza mwaya masibo dore n'ubwo umusaza anga mwisibo simo ntuye mwisibo hano hirya nyuma y'amashuri ariko kubera ko hano twarasubiraho banzi ndahanyura kugira ngo ndebe ko bavanga ati wa muntu wahuwe wasenyewe reka tumutabara wamugera imbere ngo reka we ntitukuze ubuse muri kurya kangahe nta kurya urabyura byiki nta byo kurya nta kintu cyo kurya na kimwe gihari akenshi dore nk'ubu siza abana mu rugo barambara kubera iki kubera inzara yakubona wambaye umupira ufuze ngo akaba awukuramo ukawugura ese ningugurisha biragenda dore ubu none awukura sinabona uwungurira ariko uri kubeshya ndetse umuyobozi yakukangura kwambara ubusa ntabwo mbeshya urabaza n'abandi ahangaha batwara si ibyo bagiye batanga bagiye babyijanira mu ngo zabo abatwara sibo n'abayobozi b'imidugudu ariko hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu bari kuvuga ko inkunga leta iri kugenera abaturage batari kuyitanga uko bikwiye ndumva ibi bintu sinzi iherezo ryabyo ubundi dore ukuntu gituma babitanga uburyo bidakwiye umutwara sibura mugenda imbere akakubwira ngo ati igihe cyo guhembwa kirageze iyi minsi namaze nkorera umuntu kinone ngize amahirwe mbonye inkunga ya leta nanjye ngomba kubanza nkayihembamo nicyo kibazo gihari none iki musaba inzego bwite za leta kuko ubuyobozi ntabwo bugarukira kuri ba mudugudu n'abayobozi b'amasibo ikintu umuntu asaba inzego za leta baje kudusenyera batubwira ko baje kudutabara nibona dutabare n'inzara nimba baradutabaye ibiza bavuga ngo ni ibiza kandi atari ibiza ese ibyo biza nibyo bizica umuntu byonyine no inzara yo ntizica umuntu mbona yaba ari n'umukire arwanira kujya mu supermarket kujya guhaha kucyumva ko umukene wehe umaze gusenyerwa agomba kuba hatabye gahunda yo kwirirwa mu rugo ntabwo muri kuyubahiriza ari korona n'inzara muri gutinya iki njyewe ikintu ntinya n'inzara sintinya korona kuko iriya korona ni indwara y'abakire nawe uzaperereza umunyamakuru nusanga hari umukene gusa urwara korona abantu bayirwara ni abajya mu bushinwa ni abajya dubayi ni abajya muri amerika ni abajya za isiraheli abo ngabo ni abajya mu butaliyani ni abajya mu bufaransa ngiye ukuntu mbona ni narenga ahangaha ntabwo warenganye bugogo reka ntabwo narenganye bugogo sinzamfata nose fata uyu mudugudu urahanga ninde mu rwego korona bakuramo ariko abarwayi b'inzara barimo benshi cyane ikiriho kivugwa mu mujyi wa kigali ni uko muri sekiteri yitwa banyahe hariya nyine mu mujyi hari ukuntu noneho abasirikari bagenda nijoro bakagenda bitwaje intwaro bafite n'amaradiyo y'abasirikari bagafata abagore ku ngufu abagabo babo bareba abagabo bariho bakubitwa cyangwa se n'abana bari aho ngaho ku buryo rwose icyo kintu nacyo ni ikintu gikomeye cyane kiriho kivuze imbere mu mujyi wa kigali ugasanga rero ibyo
ibyo byose ni ibintu rero bijyana n'iki cyorezo cya korona, cya virusi ya korona, nyine bigatuma umuturage akomeza kuba yansina ngufi ikigwaho urukoma. Nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana ufata ijambo bumvise abaturage ibyo bavuga kuri ibi bibazo bibugarije, kuri ibibazo bijyanye n'akato bashyizwemo kubera iki cyorezo cya korona, n'ukuntu banerekana yuko ingamba zafashwe ari ingamba mu by'ukuri zitabereye igihugu nk'u Rwanda, zitabereye igihugu abaturage babayeho nk'uko babayeho mu Rwanda, bakerekana n'ikibazo cy'inzara ikomeye cyane. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Musangamfura. Bariya abaturage icyo bavuze n'ubu rwose nta kintu nakongeraho uretse yenda kubisubiramo mu yandi magambo, ariko urabona ko bariya abantu barasobanukiwe neza. Baravuga bati bariya abantu barigana ibiriya bihugu kugira ngo baduhaye bakize abanyarwanda bose mu kato, bigana ibihugu byo mu Burayi n'ahandi. Baravuga ukuri, wagira ngo ubwenge bwageze i Kigali, bwageze mu Rwanda, abategetsi burabigisha. N'ibi ngibyo bya kato n'aha ngaha mu Burayi, uzi ko abantu benshi babirwanya bavuga bati ok turabyemeye kubera ko nta kundi twabigenza, ariko mwagombaga gutegura hakiri kare ibi bintu ntitubigeremo. Ubu baturage baravuga bati ibyo bintu bibaye, icyo dushaka ni uko abantu babona utwo dutemeri, ni uko abantu bapimwa, ni uko abantu babona ibikoresho, ni uko bakora inkingizo test, ni uko bakora abo bantu noneho babonye bavuga bati abarwaye bakamenya abo ari bo, noneho bakabakurikira. Aho hantu baravuga ukuri gukomeye. Ntabwo ushobora gufata u Rwanda rufite abaturage benshi bari mu cyaro, cyangwa benshi buri wese yirwanaho, ngo ubafate kimwe. Biriya bintu urabona ikintu cyo kwigana kuko ari amafuti. Iyo urebye abanyarwanda uko bangana, abanyarwanda bavuga ko ari miliyoni 12 tuzemera, ariko abanyarwanda barengeje abantu barwara bafite ikibazo cya na corona virus ni abantu barengeje imyaka 65 kujyana hejuru, n'abafite indwara zindi zimwe na zimwe. Urabona ko urebye mu Rwanda, sinumva impamvu ibyo bintu batabitekereje ako kanya. Abanyarwanda barenze imyaka 65 ni 2.8%, tuvuge 3%. Urumva abandi bose bari munsi yaho, ni kuvuga abantu 360. Kuki batavuze bati abo bantu 360 nibo tugiye kureba cyangombwa dukaha kata abo ngabo, kandi n'abantu bakuru, kandi abantu bakuru kenshi bakunda gukurikira kugira discipline igihe bumva ko icyo bagiye kubakorera gifite akamaro. Kuki batafasha abo, aho gufata miliyoni 12 bagafata abo bantu 360 gusa akaba ari bo bashyiraho byose? Biranoroshye. Mu Rwanda hari imirenge 416. Ni ukuvuga abo bantu 360 mu mirenge 416, abategetsi b'imirenge baba bafite abantu 865 ku murenge gusa. Abo bantu bagakurikiranwa. Ni iki kigoye yo kuvuga iti abo bantu bo koko bapimwe, bavurwe, bagire gute, abandi bagakomeza akazi? Byumvikana yego, bakababwira ibintu by'isuku bagomba gukora, nabo bakipimisha n'ibyo, ariko mbere na mbere bagafata abo ngabo bakeka yuko bashobora gufatwa n'izo ndwara, dore ko batubwira ko abafashwe mu Rwanda bakiri bakeya. Kuki batakoze ikintu nk'icyo? Ko ari cyo cyoroshye. No mu mujyi wa Kigali ushobora no kubikora gutyo. Abantu bakuru bafite imyaka 65 kugira, kuki batakoze ikintu nk'icyo?
urabona hari imiti bavuga nka chloroquine nivacine, urabizi ko ngo hari ubwo twabyanditse mu itangazo ryacu twavuze uriya rifu pharmaceuticals ngo ugiye ngo gushaka imiti n'ibiki bashatse ku kinini, ikinini cyahozeho mu Rwanda kuva kera. Chloroquine na nivacine iva mu kinini kenkina. Hariya hakurya muri Congo hafi za muri Kivu hari farmakina ibyo bintu irabikora. Kuki ahubwo batajyaho ahantu nk'aho bakareba noneho bati abarwayi uzi ko iriya ndwara yitangiye ikintoya ukaha umuntu umuti nk'uwo nguwo wa chloroquine na nivacine nyine abantu barakira. Ariko kumbi bafasha abanyarwanda bose babashyize mu kato miliyoni 12, urumva ko nta kigenda. Abo baturage rero bafite ukuri rwose kuzuye. Hari ukuntu bashoboraga gukora nk'uko mumaze kubivuga byari koroha kandi bakagera ku bisubizo by'abaturage. None se ubu abaturage mugari koko batunzwe no guhinga. Aba mu mujyi abenshi ni ba nyakabyizi, abandi harimo abazunguzayi. Kera mu Rwanda twebwe twakuze abandi bo kuri marato n'abandi bose, abantu birwanaho bakishakira akazi bakakabona, bagahingiriza bakajya ku mashansiye, baducuruza amakara, ayo yacuruje yabona amafaranga akajya kuyagura ibyo kurya. Mbese abantu batunzwe no kwirwanaho mu kazi biha kuko leta yananiwe kubaha akazi. None abantu bafite inzu bavuga ngo bari mu nzu z'amanegeka barabasenyera. Numva ko noneho Kagame uko yaravuze ngo yatanze amabwiriza ngo nabo bantu bari ngo muri ayo mazu barimo kugenda basenya ngo bazabajugunye ngo kimwe nyine n'isakamburira y'ayo mazu. None abo bari abantu barimo kubabwira ngo nibajye mu ngo zabo, barajya hehe? Urumva abaturage bavuga ukuri, ibyo bintu byo gufasha koko nibyo. Izo mfashanyo se mama zingana iki? Ko wamugani ngo niba ari kawunga ikiro kimwe ibiro 2, bishyimbo bishaje bitagira ngo ni amagarama 500 nabyo bihabwa impunzi, barabibaha se bazabiha bande igihe kingana iki? Urumva nibareke abantu birwaneho bamugani aho kwicwa n'inzara, babahe uburyo ahubwo bashobora bamugani gupimishwa n'iyo miti iboneke. Reba ibyo bintu rero ngo bashyizeho ngo bya rifu pharmaceuticals n'ibyo ngo bagiye gushakisha imiti itazaboneka mbere y'umwaka cyangwa mbere y'imyaka 2 ntizanaboneka. Urumva twanavuze n'ibintu tubona yuko bikingiriza ibyo bintu kugira ngo birire amafaranga cyangwa amafaranga bagiye basabura hirya hino mu bintu by'ibyibano bashobore kuyanyuzaho. Ibintu biragaragara yuko abantu se bazarya iki? Badashobora bazarya iki se? Badashobora no kugira icyo no kukigura. Amazi, umuriro n'ibiki bazabafungira n'ibindi byose. Ibi rero birumvikana yuko ibintu mu Rwanda barimo biteye ubwoba. Bavuze ibyo bintu rwose ko abaturage bavuze ati aho kwicwa n'inzara na kwicwa na coronavirus, ati inzara niyo ndwara mbi ikomeye. Uragira ngo bavuge ibindi birenze iki? Barimo kubatera ubwoba rero nyine byumaze kuvuga ngo bagenda bajya mu ngo bagasambanya ku ngufu abagore, bakatwara ibintu n'ibiki, bagira ngo abantu bazagiraho bemera ibyo bababwira by'amafuti. Ariko usanga ibuka muri 1994 amasasu yaravugaga mu ntambara 1994, amasasu yaravugaga abantu, ariko bageze aho ukumva bararase aho ngaho aho utuye n'iki, abantu bayagenzemo bati aho kugira ngo ikisasu kize kingwiramo hano mu nzu ndagenda kingweho ngenda
abantu rero bagize gutya bati amasasu bayagendamo bayahasohokamo nuko abantu nuko ibintu byagenze. Ibyo bintu byo kubeshya ngo iki ngo barabatinyisha ari amagambo y'abaturage uko yumva nk'uko babivuze bamugana ibyo byabaye muri Rumaniya cyangwa se uzi byabaye hariya muri za Tunisia n'ahandi hose. Intambara y'inzara buriya butegetsi buyitege bamenyereje ko bavuga nyine ngo nibabarase ayo masasu yabivuze neza ati niyo icyo cyuma cyawe ufite ugifite kubera yuko mu nda harimo akaremera, ati ushonje ntiwaba ugifite. Abaturage rero biragaragara yuko babona ko leta noneho ishaka kubicisha inzara, aho kugira ngo bicishwe inzara bazabizemera bicwe n'amasasu barwana na buriya butegetsi. Urabona ariho ibintu bigana musangafu. Nuko rwose nanjye koko mbona. urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira ngo nkubaze mu ncamake ni izihe ngaruka umuntu yavuga, izihe ngaruka z'iki cyorezo cya virusi ya korona mu Rwanda, ingaruka mu ncamake. Noneho nyuma ndabona n'iminota iriho igenda ariko turacyafite igihe ntiwiheze. Nyuma nyine tugana ku musozo umwanya uri imbere, nagira ngo nko mu ishyaka ishaka Rwanda Freedom Movement, ni izihe ngamba twakora, ni iki turamutse tuyoboye igihugu kugira ngo duteganirize igihugu ibiza binyuranye, cyane cyane ko ikigaragara ni uko ibintu biza usanga leta yitwara nk'aho yatunguwe, ugasanga abaturage bari mu cyeragati, babuze aho bacira n'aho banyura, babuze uwo batakambira, cyane cyane ko muri iyi minsi. Ikindi kintu gikomeje gutangaza abantu baravuga ati Perezida Kagame ahugiye muri iki bituma abaturage bahura n'ingorane ziremereye nk'izi ngizi ziriho zivugwa ntagaragare habe na bose. Abaturage baribaza bati ahugiye mu iki, ko ibintu bikomeye mu gihugu perezida ari hehe, ari mu iki, kuki abantu atagaragara mbese ngo ahumurize abanyarwanda, abereke mbese n'icyerekezo n'ukuntu bashobora guhangana n'iki gihe gikomeye. Abaturage bati n'inkunga zivugwa ko zitangwa, hari ingero hano batanze nyine bavuga ukuntu zitwarirwa n'abazitanga, ariko nanone abakomeje kwibaza bati perezida ari hehe, icyo atagaragara muri ibi bibazo. Ndagira ngo rero udusesengurire mu ncamake ingaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ingaruka z'iyi virusi ya korona ku gihugu cy'u Rwanda, hanyuma tuze no kugana kuri kiriya cy'uko mu ishyaka Rwanda Freedom Movement turamutse dufite leta twakora iki kugira ngo duteganirize abaturage. uranyumva neza? ndakumva rwose. Ingaruka za mbere ni ya mbere niyo umaze kuvuga, Perezida Kagame ari hehe, kubona igihugu kiri mu miborogo y'inzara, kiri mu cyorezo, bavuga igihugu cyose bakaba bagishyize mu kato, umuntu akaba yicaye ahantu tutazi. Mu gihe nk'iki niho umuntu agaragarira ko ari umukuru w'igihugu, abantu bakamwibonamo, abantu bakumva yuko hari imbaraga bafite yo guhangana n'ibibazo barimo. None ari aho aricecekeye, ntabwo byumvikana. Byumva yuko rero abantu bamubura muri iki gihe bazibazaho kurusha icyabamariye.
ni umuntu w'ibihe byiza uhabereye kugira ngo yiryoshye abaturage abakanyage, nta kindi byaba bikomeye, akikunja agakonja akihina, abantu ntibamenye aho bari. Ubutegetsi bwabuze, ubutegetsi bwabuze rero ni ikibazo gikomeye ku abanyarwanda bagomba kureba, kuko muri 1994 tujye tubyibuka, ubutegetsi nabwo bwarabuze. Uribuka aho Kagame amaze kurasa indege, yarimo perezida Habyarimana wari perezida w'igihugu n'abandi, ubutegetsi bwarabuze. Ubutegetsi bubuze, abantu b'inyangabirama, abantu b'abagome bafata mbese rwose leta bayigira ingwate yabo. Leta irabura, ahubwo igeraho ishyigikira ibyo barimo. Abantu baratangira bica abandi, abatutsi baragenda baricwa nk'aho atari abanyarwanda. Icyo bintu ubyibuke, byarabaye kubera yuko ubutegetsi bwabuze. None ubutegetsi burimo kubura rero nabwo, bizagenda bite nibigeraho abaturage bavuga bati ibintu tubishoboye, tugiye kwicwa n'inzara, tugiye hanze? Bazashaka kubicisha amasasu babarasa, ariko ayo masasu bazahangana nayo abantu, ku buryo ubona yuko niba perezida Kagame agomeje kubura akanabura burundu, hari ikibazo gikomeye cy'umutekano uhari gikomeye cyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, cyerekana ko politiki yabo bashyize imbere yapfuye, byarangiye kubera ibi bibaye. Uribuka 2020 yabo na birango ngo sura u Rwanda, visit Rwanda. Visit Rwanda yari iyo kuzana abo baryohe bo mu bihugu hirya ngo baze kureba u Rwanda, baze ngo muri ya mazu yavugaga ngo hari umuntu yisenye ngo yamwica. None iki gihe cya coronavirus kirerekana yuko politiki yahiswemo yo kuvuga ngo bashaka ba mukerarugendo baza mu manama yo muri ayo mazu ya Congress, ngo baza kureba ibyiza by'u Rwanda nk'ingagi n'ibiki byose, bashyiramo ubushobozi bwose mu mahoteli n'iki. Visit Rwanda 2020 nuko ibaye. Ibyo rero birerekana yuko ni ugutsindwa guhagije kwa politiki yabaye. Ikindi wavuga rero, wavuga uti bizagenda gute? Yego, uko umuntu abivuga siko ubusesengura bishobora kugenda ukundi, ariko ibintu nibikomeza uku hazaba kwivumbagatanya kw'abaturage, hazaba gusubiranamo kw'abari ku ngoma. Igihugu gishobora kujya rwose mu kintu cy'umunyonga, umuntu atamenya iyo cyagarukira. Ku buryo rwose urabona bikomeye. Si ubwo ndabibwira ku Rwanda, ariko n'ibihugu byinshi bya Afurika, ibi bintu, izi politiki barimo zo gushyira igihugu cyose mu kato, batabafitiye akazi, batabafitiye ubuzima babaha nyabwo, ngo niba urwaye wivuze, niba umwana wawe ashobora kwiga yige. Ibi bintu birajya ahantu, bishobora kutugeza ahantu habi cyane, umuntu atamenya aho bizagarukira. Birumvikana ko rero twebwe tugomba gusana no gukomeza guhumuriza abanyarwanda, tugakomeza tukabavugira kugira ngo bumve yuko iyo perezida w'igihugu yabuze ko hari abandi bo bareba inyungu rusange bashaka guharanira.
muri make rwose numva navuga ibyo yenda nkavuga nti mu minsi iri imbere tuzatanga gahunda yacu y'ishyaka. Dufite ingingo 150 tuvuga duti izi ngingo tuzishyize mu nzira ya politiki, igihugu cyacu cyakongera kikaba igihugu, abanyarwanda bakongera bakaba abanyarwanda, umuntu ntazira ubwoko, ntazira akarere ke, abantu bagashobora kureba uburyo barwanaho ubuzima bwose hamwe, igihugu kigahaguruka. Ariko mu kintu mbona cyangombwa, uriya muturage yabivuze, natwe niko tubibona yuko umutekano ntabwo ari ingabo n'abapolisi gusa. Umutekano wa mbere yavugaga ati ni hano. Umutekano ni uko ushobora kurya. Mu ngamba rero zacu zo kugira ubuhinzi inshingano, inkingi y'umutekano mu rwego rw'igihugu, mu kwigenga, kwihaza mu biribwa, ni inshingano n'inkingi muri politiki yacu yo kugira ngo ubuhinzi, kugira ngo ibiribwa biboneke, buzagirwa inkingi y'umutekano mu rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu tuzavuga gukora ibintu byinshi byerekeye kuramira ubutaka, byerekeye rwose kureba uburyo n'amasambu yongera akaba amasambu abantu bashobora kuvanamo umusaruro ushobora gutunga buri wose. Iyo ni inshingano y'umutekano tuzongera kuy'ingabo na gipolisi. Izo ngabo za gipolisi nazo kugira ngo ubu umutekano nyaro nuko abanyarwanda bose bawibonamo. Twumva rero ingabo tuzashyiraho ari ingabo abanyarwanda bose bazaba barimo, ku buryo ntawe ushobora kwitwaza akarere cyangwa yitwaza ubwoko ngo abe yahemukira abantu, abice ngo kubera ko ari abatutsi, cyangwa se bice yuko ngo kubera ko ari abakiga cyangwa abanyenduga, cyangwa ko ari abahutu, cyangwa n'ikindi cyose. Na gipolisi ni kimwe, nabwo icyo gipolisi kigomba, abaturage bagomba kukibonamo, ndetse binabaye na ngombwa tugashyiraho na serivisi mu rwego rw'igihugu, ku buryo buri munyarwanda wese ashobora kumenya kurengera igihugu no kwirengera. Mbese no mu gipolisi kariya akazi buri wese akaba yashobora kugakora buri gihe, ntigakorwe n'abantu bamwe kuko bageraho bakabigira ubutegetsi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekeye umutekano, werekeye ubusugire bw'igihugu n'umuntu. Nanone ubuzima, minisiteri y'ubuvuzi, birumvikana yuko ubuvuzi nabwo tuzabigira inkingi. Ubushakashatsi buhanitse bureba ibyo byorezo, bureba gukingira abantu, bureba ko abantu barya neza n'ibindi. Uburezi nabwo ni kimwe, kugira ngo nyine bamugane uko abantu bajijutse, uko abantu bagira imyuga, niko bishakira akazi, niko bakarema, niko bashakira abandi. Nayo ni inshingano ikomeye. Kimwe nanone no kuzagarura iriya mitungo ikaze ikomeye, nk'ireba ibibazo by'amazi, itumanaho, amashanyarazi n'ibindi. Ni imitungo ikomeye y'igihugu, cyangwa na biriya bintu ubona FPR yatwaye muri ya masosiyete yabo ngo ni bari Crystal Venture n'ibiki. Biriya bintu tuzabisubiza abanyarwanda, bibe umutungo rusange, bigenerwe abanyarwanda bose, atari ibintu Kagame ajyamo n'abambari be ngo biryoshye bakora uko bashaka, igihugu bakomeze bagitobanye. Ni zimwe mu ngingo muri makeya, ariko dufite ingingo 150 twateguye mu minsi iri imbere. Nitubona abantu batangiye kubona ubuhumekero bw'iki cyorezo dushaka kuzagarukaho. Nabampagarariye aho ngaho. Murakoze muvandimwe mu Sangamfura. urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Ni ukuvuga mbese muri make ni nk'izihe ngaruka, yenda tuve nk'ingaruka eshatu zikomeye abantu bakwitega z'iki cyorezo cya virusi ya korona mu Rwanda. Hari icyo kintu cy'uko abaturage bazicwa n'inzara, bakareka kumvira amategeko, nyine bagasohoka kugira ngo bashobore gushaka ikibabeshaho, kubera ko abaturage benshi barya ari uko bakoze,
kandi ibyo bakora babikorera hanze y'ingo zabo. Ni ukuvuga rero ko bafungira mu nzu ni uburyo bwo kubica muri make. Abaturage rero iyo ni ingaruka ya mbere, kuko abaturage gushira ubwoba kwabo gushobora guhindura ibintu byinshi mu gihugu. Izindi ngaruka yenda nka zingahe nk'ebyiri eshatu watubwira ni izihe wari wazivuze, ariko guca make nyine kugira ngo waba afatiye ikiganiro aha ngaha zirikane ko izo ngaruka zishoboka. Uranyumva Dr. Nkiko? Ndakumva. Nari izindi ngaruka navuze nyine ubwo ni mu rwego rw'ubukungu, bigaragara biriya bintu byabo bya Visit Rwanda n'iki bigaragara yuko bizahomba, kubera yuko abantu kugira ngo bazangire bagaruke muri iyo politiki y'abantu birirwa bagenda hirya hino ngo bagiye gusura ibi, babaye ba mukerarugendo. Iriya politiki biragaragara yuko nayo politiki muri rusange ya FPR na Kagame rwose iyo impuza. Birashaka rero wa mugani ko politiki nshya wa mugani bigaragara yuko hafatwa ingamba zituma abaturage bashobora kugira uburezi bwiza, ubukungu bwiza, ubuhinzi bwiza n'ibindi. Niyo politiki nyayo, bigaragara yuko nyine na biriya bintu bihaye byo gufata umutungo w'igihugu bakaba barawuhaye abantu nk'amashanyarazi cyangwa se gutumanaho n'iki. Ibyo ni ibintu bizagira ingaruka. None bavuga uti ibi bintu birakomeye, ntabwo dushobora kujya mu maboko y'abantu ku giti cyabo, kandi ari noza igihugu. Ikintu cyangombwa rwose ni uko ingaruka ikomeye ni uko abantu umuntu yagira ubwoba yuko abantu bakwirevoluta bakagenda kubera ubutegetsi bubashonjesha n'ibindi byose, badafite inzira nziza aho bagana ngo kugira ngo bavuge bati inzira dushaka kugeraho n'iyi mwatubujije ngiyi. Bishobora kuba rwose kuba akavuyo mu gihugu. Tukaba twifuza yuko twakomeza nyine kubera urumuri abanyarwanda bakumva yuko dushobora kubahumuriza, kandi bakumva yuko muri iyo ntambara bazaba barimo tuzaba dufatanyije nabo kugira ngo igihugu cyongere kiramire. Ndumva muri make ari ibyo navuga. Nawe hari ikindi wakongeraho wacyongeraho muvandimwe musanga mfura? Urakoze cyane. Ndumva abakurikiye cyangwa ariho bakurikira kino kiganiro bashize inyota kuri ibi ngibi. Birumvikana rero ko u Rwanda nkurikije uko turiho tubisesengura hano, nyuma y'iki cyorezo cya virusi ya korona, ntabwo u Rwanda ruzongera kumera uko rwari rumeze imbere. Ni nk'uko twanabivuze, isi yose, imiterere y'ubukungu ku isi, imiterere ya politiki ku isi n'ibindi byinshi cyane, ntabwo bizongera kumera uko byari bimeze imbere y'iki cyorezo cya virusi ya korona. Cyerekanye ko mu by'ukuri n'ibihangange hari aho bifite intege nkeya cyane, bityo ukibaza niba n'ibihangange hari aho byakubise amavi hasi, byakubise ibipfukamiro, ukibaza noneho igihugu kiri mu bihugu bikennye ku isi nk'u Rwanda, ingaruka kuri icyo gihugu. Birumvikana rero ko ibi byose turiho dusesengura bigaragaza ko u Rwanda rutazongera kumera uko rwari rumeze, ku buryo n'ubutegetsi bushobora guhindura isura, ntibwongere gukora uko bwakoraga, ntibwongere gukorera abanyarwanda nk'uko bwabakoreraga. Ndibutsa ko nk'uko ugeze kubivuga nyine nk'aho Kagame avuga ati wakora kuri inyubako namwe, hari n'ibindi ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihanga. Hari igihe rero tubivuga ugasanga abantu bavuga bati ariko
ati perezida wa repubulika ibintu nk'ibyo yabivuga kandi mu by'ukuri yarabikoze bivuga ko ibyo yigeze kubivugira yabivugiye Rubavu yari yahasuye avuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Ni ukuvuga rero ko muri make umuturage wumvise ayo magambo avugwa na perezida wa repubulika yumva ko ndareba uwo muturage noneho muri iki gihe cy'inzara arimo, iyi nzara iteye ndetse yari asanzwe mu nzara, ariko inzara yikubye inshuro nyinshi kubera n'iki cyorezo cya korona virusi. Bavuga bati ntimuve mu ngo zanyu mugume aho muri. Birumvikana ko inzara yongereza umuturage. Noneho umuturage ufite iyi nzara akabona ibibazo uko biteye, akibukana ya magambo perezida wa repubulika yavuze, aravuga ati ariko uyu muperezida koko hari icyo tumubwiye nk'abaturage b'igihugu, kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nagira ngo wenda mbere ko dusoza iki kiganiro nongere nari mbonyeho akantu gato ni umunota umwe n'igice aho Kagame avuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, mujya numva erega isi tubamo natwe turayizi. no mu maradiyo bavuga ngo abantu bafashwe, ngo bafunze, ngo babuze, ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu, ngo ariko iki, ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. nguwo rero perezida Kagame ahabwira abaturage turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Noneho rero abaturage bumvise ayo magambo mu kanwa ka perezida wa repubulika, bakaba bari muri iyi nzara itejwe ahanini n'iki cyorezo cya virusi ya korona. Uwo muturage mu mutwe we arumva hari icyo avuze imbere ya perezida. Abaturage bugarijwe n'ibi bibazo byose nk'uko babivuze muri ya majwi yabo twize kumva. Aba baturage bagategereza ko perezida wa repubulika yatabara akagira icyo akora, akagaragara mbese ko urwo rugamba nawe wari uri bakamuha. Abaturage bumva bavuga iki imbere y'uwo. Icyo kintu rero uko kigenda kiza mu mitwe y'abanyarwanda, uko kigenda kiyongera, ingaruka zacyo ni uko zitega. Ntabwo mpamya ko ingaruka zacyo zizatinda. Bizagira ubwo abaturage bavuga ati n'ubundi imbere ye nta kiziba, n'ubundi imbere ye turi ubusa. Ibyiza niba afite intwaro zihambaye natwite tumare cyangwa ave mu nzu. Dr. Nkiko Nsengimana nyine turi kumwe muri iki kiganiro twise ingaruka za virusi ya korona mu Rwanda, tunasesengura n'ukuntu izo ngaruka hari zirimo n'uko igihugu gishobora guhindura isura n'ikimere uko cyari kimeze imbere y'iki cyorezo. Twarebye ku isi yose ikibazo ko giteye, tureba n'ingaruka zishoboka, tuvuga no mu Rwanda. Nagira ngo mbere ko dusoza iki kiganiro rero ufate ijambo rya nyuma, ugira icyo ubwira abagukurikiye muri iki kiganiro, abadukurikiye, hanyuma kandi unasezerere ku bakunzi ba radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro. urakoze. ndavuga makeya cyane. ikintu nshaka kuvuga cya mbere ni uko abanyarwanda muri iyi nzara bashowemo babyitira kandi bari batuwe banarimo noneho ugiye kwiyongera rwose. turi kumwe nabo, tuzakomeza kubavuganira kugira ngo ikibazo cy'abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara noneho bashyize no mu kato nk'igihugu cyose gifunzwe. noneho biragaragaye ko igihugu gifunzwe cyose, ibyo twavugaga dukeka yuko ari amagambo gusa, abantu bavuga ngo ni amagambo gusa, noneho biragaragaye ko ari ukuri. Igihugu cyose kirafunzwe. Bamenye rwose yuko
turi inyuma yabo turabashyigikiye iki kibazo tuzakomeza kukivuga ikindi bashirike ubwoba kuko ni hahandi wa mugani ubutegetsi bumeze kuriya ubutegetsi bushaka kukwica ngo wicwe n'inzara ntacyo waba ukikumariye aho kugira ngo wicwe n'inzara wahonyotse koko wakwicwa ugenda urimo gushakisha ukubaho. Ikindi navuga ni uko mu rwego rwa politiki amashyaka ya politiki si ukuvanaho kuvuga ngo baraharanira kugira ngo avaneho Kagame ntibihagije. Ubu rwose ni igihe kirageze yuko abantu bafite porogaramu ya politiki zinoze zigaragara berekana icyerekezo gihagije cyabo kugira ngo abantu bamenye guhitamo, bamenye niba koko n'abafatanya bamenye niba bahuje icyerekezo cyangwa batagihuje, bigaragare yuko inzira yo kwibohora yagaragaye kandi kuri njyewe nizera yuko ibi bintu uko bigenda bikomera kandi uko natwe tugenda tugaragaza ibitekerezo byacu bya politiki, inzira yo kwibohoza no kwibohora turimo kuyubaka. Nagira ngo rero rwose nsezere ku batwumva mbabwira ngo mukomere rwose mukomere, kandi uburenganzira bwanyu ni mwebwe ni twebwe tugomba kubuganira, ntabwo bizizana. Dukomeze rero dukomeze dukenyere dukomeze kugira ngo duhashye inzara, duhashye politiki mbi ya Kagame n'amashuri. Murakoze rwose, mugire icyumweru cyiza. urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira ngo nshimire nanjye abaduteze amatwi kino kiganiro. Ndibutsa ko yari radiyo Ishakwe. Iki kiganiro cyacu twise ingaruka za virusi ya korona mu Rwanda, twanasesenguye n'ukuntu zishobora guhindura igihugu mu buryo budasubirwaho. Muri iki kiganiro twerekanye uko icyo cyorezo cyifashe ku isi, tureba uko bimeze mu Rwanda, tureba n'ingamba ziriho zifatwa mu Rwanda, tunerekana n'ukuntu izo ngamba mu by'ukuri ntaho zihuriye n'ukuri kw'igihugu n'ukuri kw'Abanyarwanda.